munsi twebwe twaje hano kugira ngo dusobanure ibyaha by'inkomoko bya FPR. Aha mfite agatabo nza kwifashisha, ni uyu mupadiri wanditse agatabo kise ngo yise ngo no set péché no set péché capitaux, no péché capitaux. We avuga ko ari 7, ariko uyu munsi njye wenda ndavuga nk'ebyiri cyangwa 3. Set péché ou bien le péché capital ni icyaha cy'inkomoko. Nka kiriya Yezu Kristo yaje kudusananira, aza kutubwira, aza kudukiza icyaha cy'inkomoko, kugira ngo turebe ko tuzasubira mu bwami bw'ijuru, ko twari twarabwikuyemo kubera icyaha amashitani yadushutse. FPR rero yaje izana ubugegera, ariko bwa bundi bwo mu rwego rwo hejuru, ku buryo nyine abanyarwanda benshi badatinya kubita amashitani. Niba deje abantu babita amashitani nuko barenze umurongo. Aha rero icyaha cya mbere bakoze cy'inkomoko nuko baje babeshya ko ari abanyarwanda, ariko bageze mu Rwanda bitwara nk'abanyamahanga. Ari nacyo gituma twabise abavantara. Baje bagomba kwitwa abavandimwe, ariko bahageze biyambika ubunyamaswa. Ni ukuvuga ko bafite ikibazo gikomeye cyane. Ahubwo sinzi niba bajya bicara ngo bisuzume birebe mu ndorerwamo, barebe niba ari abantu basa n'abandi, kuko ni ikibazo gikomeye cyane. Nibwo bwa mbere mu gihugu cy'u Rwanda twabona abantu baza bakitwara bunyamaswa, bakitwara nk'aho umunyarwanda bamufata nk'aho ari umunyamahanga w'umushinwa cyangwa w'umujapone cyangwa umuntu wavuye ku yindi planeti. Bya bindi bavuga ngo umuntu yavuye ku yindi sindi, kuko nta na rimwe ushobora kubona umunyagihugu witwa ko aje kukuyobora, akwica urubozo, akakwambura, akakubeshyera, akaguhimbira ibintu bya bindi bishoborwa n'abantu b'ingegera. Ngiye kubaha ingero nkeya cyane zibagaragariza abavandimwe, abagomba kuza ari abavandimwe, ukuntu bahisemo kwihindura ingegera ziyambitse inyenyeri. Uti gute? Baraje bageze mu Rwanda, baza bazi yuko ngo bagiye, ni nako banavuze ngo bagiye kubahiriza amasezerano ya Arusha. Icyo bakoze ni iki? Bahise bashyiraho itangazo rya FPR rishyiraho umwanya wa vice president utari ufite ahantu wanditse mu masezerano ya Arusha. Ubwo nibwo bugegera bwa mbere bazanye muri politiki. Noneho barangije aho kugira ngo bumvikane n'abanyamashyaka, twagira mu ngo atangiye abaminisitiri be babaza abantu bo muri PSD batangiye abaminisitiri babo, ahubwo Kagame agerageza gutoranyamo abantu bafite intege nkeya b'abaminisitiri azagerageza gukoresha mu bugegera. Uyu munsi murambabara kuko ijambo ubugegera riraza ahantu henshi, kugira ngo abatwumva bamenye itandukaniro ry'umuvandimwe n'ingegera yiyambitse inyenyeri, ikakwicara hejuru, ikagushyira inkota hejuru. Ya nkota yindi ngo barahiriraho muri FPR, sinzi noneho banza batakizana, banza ibihishe mu gikarito hafi aho ngaho, kuko n'ubundi igihe kiragera inkota akaba ari ibahita. Urumva ikibazo cyaba ari abavandimwe n'icyo cya mbere cyo kuza n'amasezerano ya Arusha mpuzamahanga yanditse agaragara, nayo barayatekinika. Barangije bati tugiye kuvanga ingabo, kubera ko amasezerano ya Arusha yavugaga ibintu byo kuvanga ingabo. Icyo bakoze ni iki? Abafari babizeye barangajwe imbere na koloneli, icyo gihe ari majoro aza, wowe mu gisirikare cyabo yaje kuba koloneli Cyiza Augustin. Niwe wazanye abo bantu babwira ati muze tujye kuvanga ingabo, abavandimwe baje. Baragenda abasanga ntabwo ari abavandimwe. Abavandimwe bahita babakubita amafuni, abandi barabafunga. Ari abasirikare bagenzi babo bavuga bati nta cyaha dufite, tuje kuvanga ingabo. Njyewe ubwanjye mu kwezi kwa mbere 1995 nagiye igako, aho babakoreshaga training, donc bari barimo kubatoza. Nta n'ikindi babatozaga, ko abasirikare b'u Rwanda bari barize mu ishuri. Hari abasirikare bo mu sous-officier bari bafite amashuri ya ISEM, ntabwo ari abashumba barayiraga inka, ni abantu barabyigaga.
n'abarikiri babakoraga formation kandi nta muntu w'umusirikare winjiraga mu ngabo z'u Rwanda atazi gusoma no kwandika kandi barebaga ko afite imico myiza ko atari ingegera. Ni ukuvuga ko abasirikare b'abanyarwanda nubwo byaje kugera igihe cy'intambara hakinjiramo abantu nabo bameze nk'ingegera bagiye bajya gusahura kubera ko intambara nyine yabagoye cyangwa yabananiye cyangwa baranakubitanyemo n'abatekinisiye ba FPR kuko FPR yangaje. Hari abantu bagiye mu gisirikare ari abatekinisiye ba FPR bajya mu gisirikare cy'abafari, ari nabo bagendaga bababwira babazana mu izo ngeso mbi z'ubugegera zo kujya gusahura. Uzi neza wenda mwe mwari mukiri abana kubera ku gihe cya Habyarimana nta musirikare wagendanaga imbunda, nta n'umusirikare wagendanaga inkoni. Umusirikare yambaraga umwenda uteye imyenda ya sorti itandukanye n'iy'intambara, akambara umwenda mwiza cyane, akambara inkweto za sorti atari botine, akambara inkweto za sorti z'abasirimu nk'izo minisitiri yakwambara, nk'iz'umucuruzi yakwambara, nk'iz'umukozi wa leta yakwambara. Gusa bakaba bafite iniforume yabo, ubona nyine ko ari umusirikare usa neza, imyenda iteye ipasi. Nta na rimwe twabonaga abasirikare basinze ngo usange banduranya barwana n'abaturage. Urumva iyo disipurine abasirikare b'u Rwanda barayigize ku gihe cya Habyarimana. Ariko ubu ngubu inkotanyi, abasirikare bararasa abaturage, barafata abagore ku ngufu, abasirikare bariba, abasirikare bakora amarorerwa adasanzwe. Ariko kubera iki? Kubera ko ari abasirikare batojwe n'abantu bahisemo ubugegera, akaba ari bwo buyobora igihugu, akaba ari bwo bwenge bakoresha, aho kugira ngo ubu buyobozi nyabuyobozi bugendera ku mategeko, ahubwo ubuyobozi bugendera ku bugegera. Urumva ni ikibazo gikomeye cyane. Noneho rero aho bibereye bibi ni uko bagerageje no kubitoza aho basanze mu gihugu imbere. Aho niho nshaka ko tugana rero. Mbere yo kugira ngo tugere kuri ba Sumani, ba Rukerantare n'abandi bitwaza ba Mukamabasa, hose ni abasope bahoze mu gihugu imbere, ba Sadata hose ni abasope bahoze mu gihugu imbere, baje guhindurwa nyine icyo bari cyo babaye cyo kubera bwa bugegera bwinjiye mu gihugu cyacu, bwaza bumeze nk'icyorezo. Noneho bufata abantu benshi, abatarashoboye kuba bafite ubudahangarwa bubarinda ubugegera baguye nyine mu bugegera. Urumva twebwe rero icyo baduhora ni uko twebwe basanze dufite ubudahangarwa, tunanirwa kuba ingegera, dukomeza kuba inyangamugayo. Noneho tukababaza kuko twebwe nta n'ikindi tupfa nabo. Iyo tubavuga ntabwo tuvuga ibyo bariye mu nkono zabo, tuvuga ko bishe amategeko ya leta, ko bashimusha abaturage, bishe amategeko, bishe itangazo mpuzamahanga rirengera ikiremwamuntu, bishe byose byagomba kuranga umutegetsi, ahubwo bagasigara bikorera ibintu by'ubugegera, ku buryo bariya abayobozi bo mu Rwanda bibagiwe ko ari abayobozi bagomba kubahiriza amategeko. Ibintu byabo byose ni ubugegera, bagerera n'igihe babushakira izina bise ngo ni ugutekinika. Urumva ubugegera bwabo babuze uko babusobanura, babushakira akabyiniro bavuga ko ari gutekinika, ari tekinike. Itekinika rero urishyize mu Kinyarwanda mu yandi magambo ni ikinyoma. Ni ukuvuga ko bafata umuntu bakamuhimbira ibintu atakoze. Mbere yuko ninjira mu byo twe badusiga, reka dufate abantu b'inyangamugayo, abana barezwe neza kandi bazakomeza kuba intangarugero mu Banyarwanda. Reka dufate Kizito Mihigo. Kizito Mihigo abantu mwumvise bavuga amateka y'ababyeyi be, mwanabonye na nyina amushyingura, yari imfura yayindi yujuje ibyangombwa. Urumva arihangana. Ariko nkeka ko iyo aba ari umubyeyi w'ingegera, amagambo yari kuvugirwa harya mu kiriro ntawe ari kuyakira. Yari kuvuga nyine ati ingegera dore ibyo zankoreye, ariko yarihangana, ari munyamunya rwose. Aravuga ati namwe ni mumurekure, ndabizi mwamukundaga, namwe ni mumurekure nanjye namurekuye. Kizito Mihigo mbere yo kumwica mwabonye ibintu bamurese, bamubeshyeye ibintu bidafite bihuriye n'icyaha nyakuri, bo bamushinjaga kitari n'icyaha. Kuko ni umuhanzi, yarahanze ashyiraho indirimbo ye igisobanuro cy'urupfu, kubera ko muri iyo ndirimbo yasobanuraga ko hari abandi bavandimwe, we yemeraga ubuvandimwe. Nubwo mu Rwanda hari habaye abantu bica abandi, nubwo mu Rwanda hari abantu babonetse mu nterahamwe b'abahutu bajya kwica abavandimwe babo b'abaturanyi babo b'abatutsi cyangwa babategera mu mayira,
ariko Kizito Mihigo yongeye kwibutsa ko abanyarwanda ari abavandimwe. N'ubu ngubu ba Kagame hari igihe bagiye gucya bakavanga abanyarwanda yarangiza ibisazi bikamutera ubugegera bukongera bukamukorogoshora agatangira akavuga ibigambo bimwumvise ibigambo yavuze ejo bundi kuri Victoire Ingabire. Wasobanura ko umukuru w'igihugu ujya avuga ko ari intwari bageranya na Yezu, ikintu cyamunaniye ni ukugira ubutwari bwo gutumiza Ingabire na Ntaganda ngo bicarane baganire. Urumva umukuru w'igihugu w'umunyabwoba utinya n'ikiganiro, ahubwo agahitamo kujya gukoresha ubugegera ababeshyera ibyaha bidahari. Ntaganda bamufunze bamubeshyera nta cyaha afite, Victoire Ingabire bamuhimbira ibyaha. Amahirwe kuri Victoire Ingabire ni uko yagiye kuregera urukiko rwa Afurika, urukiko nyafurika rurengera ikiremwamuntu, rugasanga baramurenganije baramuhoye ibitekerezo bya politiki. None ariko murabona ko Kagame imbere y'abanyamakuru baje muri Shogamu yaratinyutse arongera arabeshya, abeshya ibintu abanyarwanda bose bazi ko abeshya. None si umukuru w'igihugu abeshye mu ruhame, hari ikirenze ubugegera? Hari ikindi kintu wabona kirenze ubugegera? Ubugegera nubwo gukwepa ukuri, ugahunga ukuri, ukajya kuzana gusebanya, ukajya ukareba inka, ugareba aho kugira ngo bavuge utuyi n'inka yujuje ibyangombwa, wowe ukavuga ngo dore igicebe cyayo, kandi ari icebe ry'inka nyine. None se inka ntigera amacebe yayo uko aba ameze, hari ukundi aba agomba kumera nyine. Urumva?